Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, nshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva morereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba dutereko ikiganiro. Muri rusange tubaha ikaze no muri iki gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru rwose, tukaba ro turi tariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Turagarutse rero amakuru yacu muri iki gitondo, akaba ari amakuru agiye kwibanda hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tukaba tugiye kwibanda mu imirwano yaramutse mu bice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane irimo guhuza M23 ndetse na coalition cyangwa se na ryahuro ry'ingabo ziri kurwana ku ruhande ku butegetsi bwa guverinema, aho imirwano yaciye ibintu rwose kuva ahagana ku isazi saa 8 z'ijoro ndetse mu bice bimwe bigiye bitandukanye, naho imirwano itangiye mu masaha make ashize, imirwano ikaba yaciye ibintu. Muri studio rero muri iki gitondo n'ubundi ntago ndi njyenyine, ndi na Sina Makosa. Akoso ubundi iki kiganiro bura ntikiri bubagereho après midi, sura twamaze kugera muri après midi Sina Makoro. Twamaze kugera rwose kuko dore ubu turi saa 5 n'indi minota, kiraba ni na premidi kiraza kuba mu byukuri ari nyuma ya saa 6, ubwo ni mu gicamunsi. Ubwo rero birumvikana ikaze Sina Makoro namaze kuguha ikaze, n'ubundi mikoro yanamaze kuyifungura. Ubu noneho twakwinjira mu kiganiro cyangwa se muri amakuru agizwe n'ama update, dore ko urugamba rwaciye ibintu hano mu byukuri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Twihute cyane ndagira ngo duce muri update, tugende updatinga tubwira abantu ahantu hari imirwano nuko yagenze cyangwa se nuko yatangiye nuko bihagaze maginga aya ngaya muri rusange. Yes, reka dutangirane rwose n'imirwano ibyutse igenda ibera mu duce tugiye dutandukanye, duhereye nkangaha za Minova, dore ko rwose habyutse sharing ku rwego rwo hejuru, rwose ni nyuma yuko M23 mwabira bice bwose ikomeje kugenda mwahera misozi igenda ikontorora umunsi ku munsi, bigatuma rwose FARDC bitayigwa neza, dore ko FARDC imisozi yayifuje kuva kera ariko ikabikomeje kugenda igorwa no kugira ngo iyikandagiremo. Ubwo ndavuga nka za Kiruku, za Karuba, za Muremure, za Ndumba, iyi misozi yose dore ko iyowe n'umutwa M23. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bituma FARDC mu bice irimo igenda isanisha ubwoba, dore yuko rwose nta mutekano usesuye ifite ahiri, dore ko ibice igiye mu byose ari ibice bigiye byunamira imisozi M23 igiye iyoboye, bigatuma rero ikoresha uburyo bwo gusheringa, dore ko kugerayo bidakunze gushoboka, dore ko bagerayo bagataha ari mbarwa, bitewe nuko M23 iba yabiteguye ndetse rwose ikabarasa ku rwego rwo hejuru. Muri iki gitondo rero hariya rwose za Bweremana hakaba habyukiye sharing ku rwego rwo hejuru, rwose hakaba hari koherezwa ibisasu biremere hariya za Kiruku ndetse na za Karuba. Reka ikiganiro tukijyane muri ubu buryo. Reka tureke tugende gake kugira ngo abantu babyumve neza. Ubu tuvugana muri iki gitondo habyutse sharing. Sharing ziri gukorwa ku ruhe ruhande, ziri gukorwa no ku ruhande ruri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, ni ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari babo. Iyi sharing iri kubera hehe? Bari gukorera bari kurasa mu misozi ya za Ndumba, bakarasa bari hehe? Za Minova. Izi sharing rero ngo zatangiye muri iki gitondo, ntabwo turamenya ibirimo ibimaze kwangirika muri izi sharing ziri kuba, gusa ariko nje amakuru mfite make mu yamaze kutugeraho nuko ngo ibikorwa remezo byo ndetse rwose ngo n'ibikorwa by'abaturage ubwo mu mirima ngo ho bari kuharimagura byabaye ibindi. Sina Makosa ngira ngo iyi ni sharing n'ubundi nava ngo abantu benshi mu bice bigiye bitandukanye 23 isigaye iraba yiteguye ko igihe cyari cyose iri buze gukorerwa, iri buze gusharingwaho mu bice byo iyoboye, by'umwihariko ariko ahangaha igiye ihuriye cyane n'izi ngabo cyangwa se aho iba ihanye imbibi n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, aho n'ubu ngubu anytime ushobora kumva hano muri za Sake naho sharing yamaze gutangira. Impamvu tuvuga ko muri rero na hano muri za Sake sharing ishobora kuba yatangira nuko hano Sake naho
ngo umwuka mubi urahari cyangwa se umwuka mubi w'intambara urahari, ndetse namaze kumenya ko na ya mamodoka ya ONG ya modoka ajya atwara ibyo kurya by'impunzi iyo ngiyo cyangwa se akajya gutanga ubufasha iriya mu bice bigiye bitandukanye, yari yasanzwe aca hano za Sake akamafata uriya muhanda ujya Gicanga bakajya za Kicanga. Ubu ntabwo ariko bimeze, ahubwo ngo bari kunyura muri uyu muhanda wa Kibumba bakagwa mu muhanda wa Rucuro bagakomeza iyo ngiyo za Kabizi, iyo ngiyo za bakajya iyo ngiyo za Murimbi, niho bari kunyura mpaka bageze za Kicanga. ubwo nuva bari kunyura za Tongo, za Kanaba, za Murimbi, bagaca hariya za Swagara bakamanukana za Bwiza kugira bagere za Gicanga. Amakuru mfite sina makosa nuko ndetse ku munsi w'ejo imwe mu modoka ya ONG yagize itya rwose bitewe nuko imihanda ya hariya ari mibi, iba ikoze impanuka, ibirahirimye yahirimye rwose, yaguye igaramye, abaturage nibo bagize gutya barayegura, ariko ONG ikaba ngo iri gutinya kunyura hariya kuko ngo hariya hari imyiteguro y'urugamba hano muri Sake imeze nabi. Anytime ngo M23 ngo ishobora kuba yakwinjira muri iyi Sake, ikinjiramo noneho yinjiyemo ngo nta gushinguramo ibirenge. Breaking news, M23 ntimuze gutungurwa no kumva yinjiye hano muri Sake, ndetse ikinjiramo tari bya bindi byo kuvuga ngo yinjiyemo ihise isubira inyuma. Ngo hariya Bazarendo ngo bakamejeje ngo bigize kasha amashokero, ngo bari kwambura umuhisi n'umugenzi, ndetse ngo buri kintu cyose cyitwa ngo kirahanyujijwe, ngo bari gupfundura bakareba, ngo niyo waba ufite ibombo ngo urarimanyura bakarebamo indani, ndetse igice kimwe byangombwa bakagisigarana. Ibyo nababwira biri kubera hano muri za Sake, ngo ubwoba bahiye ubwoba, kuko ngo bafite amakuru ko M23 ngo igomba kugira ute kuza kuharikipera, ndetse ngo igahita ihashinga ibirindiro. Ngibyo rero ibiri kwera hano muri za Sake, niyo mpamvu mvuze ni anytime mushobora kuza kumva mukumva ikintu cyitwa sharing, barimo barasharinga ku rwego rwo hejuru. Bitewe n'iki? Bitewe nuko naho ubwoba ni bwose ku ruhande rwa FARDC, kandi twamaze kubona ko ikibamara ubwoba FARDC na sharing zirimo barabanza bagasharinga ahantu hose, mu by'ukuri batekereza ko M23 yaba ihari. Nguko uko bimeze. Hanyuma sinamako andi makuru ufite kuri iyi sharing yabyukiye muri za Minova ntayahe? Iyi sharing mu bijyanye n'amakuru twafite, dore ko biri kuba muri aya manywa kavuga muri aya masaha, ntabwo rwose drone ziratubwira ngo ibyangirikiye ahangaha ni ibiki, ese abaturage bakomeretse nabahe, ese hari ingaruka mbi byagize ku ruhande rwa M23. Ibi byose turacyabikurikirana, ariko ni muri bwa buryo nyine FARDC ikoramo, yibonye urugamba rurinaniye igatangira kuroha ibisaso muri ibi bice rwose, ukabona ko rwose ahangaha M23 naho yakagombye kureba ibyo yakora kugira ngo abaturage bari za Kiruku ndetse no mu bindi bice, ngo ndavuga na za Karuba, barebe uko batuza, dore ko kugeza amaginga nta mutekano bafite nyuma yuko ibisasu bikomeje kugenda byoherezwa muri ibi bice. Reka tuvanga noneho twimanukire Masisi. Imirwano yabyutse rwose yafashe indi sura, yafashe indi sura. Isamenya ko M23 yamaze kuva muri Karongi. M23 yamaze kuva muri Karongi, yayivuyemo harimo Wazarendo. Ngo byagenze bite rero? Naho bayigabye ibitero cyangwa yivanyemo kwa kure? Bayigabye ibitero, ntabwo yikuyemo. Tujye tureka kubeshyanya. Yatatswe pe muri za Karongi yatatswe. Ubu ngubu abantu bazi aho bita muri Nkuba ndetse naho bita Rushangi, ni hagati ibirometero 2 n'ibirometero 3 kugira ngo winjire muri Karongi. Ubu niho urugamba ruri, ubu niho rwose rwahinanye. Ariko amakuru mfite, iyi Karongi kaba ngo yaririmo navuga Roko Defense, abasirikare ba M23 ni Roko Defense koko bari barazamutse za Kagusa, abandi bari za Kirorerwa. Nyuma yuko rero Roko Defense zihanganye n'izo Wazarendo na FARDC zikagira imbaraga nkeya, zikuremwa kabo Karenge, ziviramo zirigendera. M23 abasirikare bamanutse Roko Defense ziri guhanganira aho bita muri Nkuba ndetse ni Rushangi. Ubu ngubu M23 ikaba yamaze kugerayo. Ubu ngubu urugamba rukaba rugize ute,
rwambikanye. Ni urugamba ngo rwatangiye mu masaha y'isa 11 z'igitondo kugeza amasaha aya ngaya urabona saa 6 saa 11 za mu gitondo kugeza aya masaha ko bamaze kuhatakariza ibikoresho. Kugeza aya masaha bivuze muri biriya bice MONUSCO imaze iminsi iri kujyana y'ibikoresho byinshi, yasutse y'ibikoresho M23 no bagera igihe barayihanangiriza baravuga bati turambe MONUSCO gukomeza kwayo gutunda intwaro cyangwa se gutunda ibikoresho ijyanira abazarendo ndetse nabo bafatanyije ku rugamba muri biriya bice. Ko mbona drone yawe se kandi nayo ihagurukije igiye kurekura ikintu. Ntari ninjira muri iyi mirwano yabaye ngo aho umukoloneli wa FARDC yararimo aracika ajya muri M23 hanyuma ngo bigatahurwa ingabo yamaze kuzijyana zimuherekeje zimugaragiye yagera mu nzira naho urugamba rugahinana bakamwataka isasu rikavuza ubuhuha M23 ikaza gutabara. Urugamba narwo rwari rukomeye cyane kuva ku isaha y'isa 8 z'ijoro, muri uru joro cyangwa se muri uru rukerera. Ibi ndaza kubigarukaho nyuma ndabona harimo n'ibintu byagenze bite baba we hano ni mu mujyi wa Goma. Ibi ndaza kubigarukamo nyuma mvuye Masisi. Ndabona rwose ngo abamotari n'abasirikare rurimbirimbiri rurageretse. Uvuze iby'abamotari muri Goma uranyibutsa Sinamako. Ye baba data we kabaye. Reka maze nasoza iby'inkuru. Ubundi drone yanjye ndi kureba ukuntu amakuru uyu munsi ni imiriro. Uri muravuga iby'abamotari n'abasirikare hari Goma. Ngo ni imbiri. Byarangiye abamotari nibashake batahe. Byakomeye. Komeza tuve muri za Masisi. Yes, akaba urugamba rero rukomeje kugenda ruhuza M23 ndetse na FARDC n'abambari bayo ndavuga abazarendo ihehe muri Karongi. Bikaba byanatumye M23 yari rizabusihe kuko izabuse ubusa n'uri imbere ya za Karongi ariko mu ruhande rwepfo aha Karongi hakaba ari hakuno yaho bita Mpanamo iri ruguru sasa ya navuga yahangaha M23 yari yamaze kwinjira zabusiye. Byatumye rero M23 yari hano zabusiye nayo ivamo bitewe yuko yumvaga yuko hari igihe izi wazarendo zishobora kuba izagera hano muri Karongi zikaba zamanukana Muheto zikaba zahita zifungira hagati M23 ikaburahinyura ikaba yaburahinyura. Byatumye isubira inyuma iza hano za Muheto. Urumva byatumye rero ubu ngubu hano muri Muheto iri gukominikana n'abari mu za Nyamitaba ndetse na hano za Kanzenze yewe n'abari za Kagusa ndetse n'abari ahanga za Rushangi aho urugamba ruri. Muri make tubwire nutuye duce ubwo nta ndumva atari Muheto yonyine bavuyemo ahubwo bavuye no mu duce tubiri. Ni Muheto gusa. Muheto yo nta none sanga ko bavuyemo naho bakwemo n'urugamba. Hamwe bakuyemo n'urugamba ahandi bavuyemo kugira ngo bataza kwifunga. Ubwo naho nyine bahavuye no surumva bagiye. Ariko nta rugamba ruragerayo. Ariko bahavuye. Bavuyemo. Ubwo aho ni he? Ni Muheto na Busihe. Bavuye Busihe bamanuka Muheto mu centre. Kubera Busire hejuru ya Muheto. Ubwo bumvaga iyi Muheto iri terika munsi ya Karongi. Babonye ko nibakomeza kuba muri iyi Busihe M23 ishobora wenda gusubira zero defense zishobora gusubira inyuma ntizihite zibona musahada. Iyi Karongi wazarendo bakaba bayitindamo kwitindamo kwabo bakaba bamanukana hariya za Muheto. Urumva kugera Muheto rero bakaba bano bari buzabusiye babifunze nta yindi nzira babona yo kugira ngo bazahure n'abagenzi babo babasa n'abari hagati. Byatumye basa n'abamanuka za Muheto kugira ngo wenda haramutse hagize ikiba babe babona inzira nziza kuzamuka arazamwumba mwira misozi iri strategique batifunze. Urumva ko rero rwose hari yari ku rugamba rukaba rukomeje kugenda ngo rufata indi sura dore ko rwose ariko abasirikare bamaze kumanukayo bagiye gufasha izero ko defense bakaba bashkuragiza izi wazarendo ndetse n'ize FARDC zibyukiye mu mirwano hano muri Karongi. Ubwo rero mu by'ukuri twavuga ko ibintu hano ntago biri buze koroha imirwano yaciye ibintu. Urumva ko M23 mu by'ukuri urabona ozi ikibazo M23 iri guhura nacyo. M23 muri iyi minsi imirwano yabo cyangwa se abasirikare babo bose bakaze baberekeje hehe za special force bazerekeje muri Grand Nord.
bari muri Garanoro, bari hano muri hano mu kibaya, bari hehe. Dore yangira byose ngo babyutse barwana. Iyi yo ndari kuri te. Iyi ni kuri te. Iyo rwose ari dore kumya ati habyutse barwana. Bamubaza kira kitu yina ido nido byose tumanuka ibintu tubiripura. Babyutse barwana subwo atubwiye ngo bari kurwanira he, ni bande bari gusunika abandi n'iki byose. Kandi byose ari abimbwiye mubajije ubu nari mubaje tese ngo bigeze he, akambye ngo baracyarwana. Okay, iyo drone rwose irimo neza. Nanjye rero mfite amakuru mu kanya gato mbonye na Lawrence Kanyuka arabyanditse. Avuze ko ngo bari bagabweho ibitero kuva ku isaha saa 8. Urumva? Ibi bitero rero nibyo koko bagabweho ibitero bikomeye cyane. Ariko amakuru mfite nuko ngo hari umwe basirikare ba FARDC ufite ipeti rya koloneli. Ufite ipeti rya koloneli. Warumanutse akaba ndetse aramanukanye n'abasirikare ba FARDC. Ubwo rero bari mu rugendo bagiye. FARDC ndetse n'abambari bayo bahise babitambura bamenya yuko ngo uyu musirikare agiye muri M23. Ayo masaro ngo bahise bamukurikira kitaraganya. Isasu ryavugije ubuhuha ngo isasu rwose ngo ryatangiye gusekera kuva mu masaha mu gitondo. Kuva muri urwo rukera rw'ijoro baraye barwana ivumbi riratumuka. Baraye barwana bubakeraho. Baraye na n'ubu ngubu ngo barakirwanaho. Byasabye rero ko 23 ijya guha umusada uyu mutaramu uyu musirikare ntabwo ariko ndabikura neza biriya bivuze mu makuru ari bukurikiro ndaza kubaha icitwe donido hanyuma biza kurangira rwose umusada umugezeho amasasa akaba ari amasasu maginga yangaye urumva kiki gitondo kibyutse ari gitondo kibi hanyuma rero Kanyuka nawe aravuga ati arihanikire rwose yikora mu mitana yibwira abatanazi arangije aravuga ati muri iri joro kuva mu rukera rwo muri iri joro tariki 8 ngo bari kubirukankaho urumva muri iri joro kuva tariki kuri uyu munsi tariki 8 usibye no ko mbona yayibesha amatariki akandi kwa munani kubwo no kwa 9 uyu mwaka uyu ngo turimo ngo ingabo zirwana ku butegetsi bw'Kinshasa zagabye ibitero simusiga ku baturage ahantu yise ngo ni Nyakombo ariko ubwo ni Bukombo yabyanditse nabe nta Nyakombo ibaho ni Bukombo niho hagabwe ibitero simusiga nkuko yavuze rwose ko ari ibitero simusiga bikaba ari ibitero byagabwe n'ingabo ziri ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se zibushigikiye ubwo harimo coalition. Uru rugamba rero rwaciye ibintu sinamakuru rwaciye ibintu ndakubwiza ukuri rwafashe irangi rugamba rwahinduye isura my friend kwani mihanda ewa reka nkubwize ukuri ibyo ndimo ndabona hanga ntago byoroshye urugamba rwatangiye saa 8 nuko hamaze kugwamo abasirikare batari bake bari kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa kanze ntangire nkubita abantu bo muri groupe ibintu bijyanye n'amafoto kamanze nkubita abantu bo muri groupe ibintu bijyanye n'amafoto twongere tubibutse twongere tubahereze kamanze ewa shaka kwita amafoto reka tubanze tubakubita ikintu kimeze nk'ifoto rwose kuno byifashe hatari ewa nguko ibintu byakazi ibintu byabaye shambaride ibintu byagoranye bo bagiye bamena ubwonko mana we dore iburasi yarafande uyu so murundi abana barundi iki ni uniform ni igisirikare cy'u Burundi ni tena nizi bote nibo bambara bote nkizi z'umukara
nta barundi Aba ni abarundi. ni abarundi mbega sina amakosa Mbona ibintu byahinduye isura. Mbona ibintu byahinduye isura. dore muri groupe ngo ibiko bitaherukaga Byaje rero. Byaje. Kuva mu masaha ya saa 8 M23 ngo bari kwirwanaho ndetse bakarwana ku baturage basubiza inyuma ibi bitero byagabwe n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Ikintu cyitwa amasasu niyo yonyine harimo aravuza ubasinamako Masisi kombo n'ibintu bitari buze koroha. Masisi nayo ibintu bikomeje kugenda bifata kombo n'ibintu bitari buze koroha. Haha ntabwo uri buze koroha. narabibabwiye ngo nayanje Kumana abantu ko ngo ntabwo ubwo ari ibya hariya. None se siko sinamako uri murareba aya mafoto urabona ibi bintu ari ibyo muri za Mushaki. Aba ni abarundi. Hanyuma sinamako mu gihe nkiri kureba muri drone amakuru arimo arangiraho ngo nuko hano Igoma noneho ngo abamotari ngo bari kumotara bagera mu masaha ya masaha babakuye mu mihanda saa 12 abasirikare ba FARDC bone bari guhita bafata moto bakajya mu mihanda kuba abamotari zazindi bibye se nambaze ngo icyo bari kuzi ngo niba ari izo bibye cyangwa niba ari izo bagize bate ariko abamotari bijoro muri hano muri Goma n'abasirikare nibo babaye abamotari. Ese umutarama mpaye amafoto ya kera koko ndaguhaye ese turebe ndaguhaye ya urumva ko rero abamotare bakomeje kugenda bahura n'akaga abasirikare ngo bari kugira gutya bakinaga mu mihanda bakajya kumotara FARDC we abamotare ngabamotari no bari kumotara abasirikare ngo nijoro no bari gukwegura moto bagakora ngo ariko ngo bigendanye ngo no mu rwego rw'umutekano bari no gucunga ngo M23 ngo itinjira hano muri uyu mujyi wa umutekano no gukora ikimotari birahuye byahuye kanze niyumvire umuturage uriyo. Jambo grupe hapa ni Buhombo Monigi yuri ya biro ya sheferi ku antene ni yake peme zimepanda na ziko na kimbizana na bamotari hasa mbo efe bamotari banabatoka ewane banapiga masasi njo mu population. Sasa watu walikuwa natembea njo wameua 2 personnes wanaume ba responsable wameua 2 personnes pale directement 19 registre njo vile na gari yenyewe inafanya ile jambo inapandia Kanyaruchinya kule kotea barriere njo vile njo evenement inapatikana hapa kwa antene ya Buhombo yuri ya biro tu ya sheferi. Sawa groupe mutalala bien. Mbishe ntabwo byoroshye nijoro mu masaha y'isa moya basirikare ba FARDC za Munigi bita Buhumbu niho bagize gutya rwose ngo barasa amasasi menshi cyane barasa n'abagabo babiri bakaba bapfuye
Urumva ubwo ntabari bavuye ku motari w'abasirikare nibo barashe cyangwa nibo barashwe? abagabo barashwe n'abasirikare ba FARDC ari abamotari. ubwo nyine abasirikare babaye abamotari bari kugenda ari no kurasa. Igihugu cyarapapanye n'ukuri kw'Imana. Igihugu cyarapapanye ngo ni mu Munigi yarazamuniki. Turanyange na iri update. Nambiro nebyiri kombwira. Azarenda uko muri Masisi babamereye nabira ngo bamaze gutikuramo 8. Ego uruga singiye kunkubita amafoto bandi ngo nayakera kandi amafoto ndi kubona ngiye rwose ari masha. Duranga igumya tubungubu rwose 8 mirambo tumaze kubona iyo turi kureba ni 8. Ko ariko numva uri kubita ngo nabazarendo kandi ari kwarisiyo. Nuko ariko bose biyita. Ndabona ngo mbonye na Kanyuka yanditse ko ngo ari ihuriro ry'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Ashiramo ya mitwe yose abamiliseneri n'iki byose ariko ndi kubona kuvuga ngo nabazarendo ndimo ndumirwa cyane. Ndimo ndivugira ibya Masisi ariko ibyo drone yangira kumpereza. Urumva ni nyuma yuko hano mu mujyi wa Goma ndetse no hirya mu bindi bice bigiye bitandukanye abari donc abashigikiye ubutegetsi bw'Ikishasa bo barimo baravuga ko ngo intambara ngo igiye kurangira hano muri Burasirazuba bwa Kongo. Igiye kurangira cyangwa igiye gutangira? Igiye kurangira ngo kuko ngo FARDC igiye kuyirangiza ngo M23 ngiye gusigara yonyine ngo kuko ngo His Excellency Paul Kagame ngo yamaze kubemera ko agiye gukura y'ingabo ngo zabafashaga ngo none ngo yumve turi sigare yonyine ngo nanga ngo bagiye kumurasa tu. Yabivugiye heze kari byo n'ubu nkibaza. Niyo makuru ari kugenda kwihwikwa acishikana hano Igoma. Nyine ndi kubaza yabivugiye. Duhamagare Korombo kandi uguhapendwa. Umvije arakubwira. Ni wanduguhapendwa nyine. Urase ibyo atangaza urabiyobewe. Igoma. Ahaha. Igoma ibintu byamaze guhinduka. Abaturage bagaruyemo kamera. Ari ninjye yakubwira ngo M23 ngo buno ngo nakanyabayonga bayibakuyemo. Rega twikomereze ariko urumva yuko ibyo ari gukora byose ni ukwigiza nkana ariko rwose sina makosa dore ko tujya mu bindi. Urumva ko uyu mukoroneri wa Jeninze muri M23 uyu mukoroneri mu by'ukuri ngo afite amankomoko ngo afitanye isano ngo na bamwe mu bacitse ya gereza y'amakara. Dose yarafunzwe. Oya afitanye isano n'umwe muri babandi batorotse gereza y'amakara. Bityo rero afitanye isano na bamwe mu batorotse gereza y'amakara. Ariko si bose harimo umwe bo bafitanye isano. Bityo rero ngo akaba ari kuba ngo birashoboka kwa ngo nawe ngo yendaga gukorerwaho iperereza kugira ngo bamenye ngo ibyicika niba nta ruhare yaba ari bifitemo. Umuntu uri muri este nibyabereye Ikishasa ubwo bihuriye. Ariko bite byavuze ngo haruko imirongo rukanyamenye yagezeho. Ubusubu nho tuvugana n'abibeni na hehe hose. None se ndi kukubaza ni urinda gereza? Ni urinda gereza se ikinaniye amafaranga ngo bakigira bati. Bakagombye kubaza. Ayo faranga ari kubise bigenda bite? Bakagombye kubaza barinda gereza naho abandi bari kirya no. Rero ni ngo bifitanye isano bityo rero ngo bikari nabyo byamuhaye courage kubyamu motive byamaye motivation yo kugira yo kuba yacika akava aha. Ntabwo agiye muri M23 kubera kuyikunda yagiye nk'ubuhungiro. Ariko ashaka ko hari mission yakoze. Oya bivuge neza. Ashobora ko tagiye kubera ikunda ahubwo agiye ari uguhungira kubera abuzi yajye. Ibintu tugiye tubivuga uko biri. Ko rero nimba ari iyo impamvu buzi. Bose ahubwo baburaga iyo bajye ukareba ko batarajya muri M23. Nge ntabwo ari byo kibisubizo rero mbona. Aho kugira burya ngo umuntu azaza ari kuguhungiraho yabuze iyo yerekera. Urumva yakagombye kuza gukunza ati ibintu mbikoze kuko mbikunze atari ukubikora mu buryo bwo kwikiza. Niyo M23 usanga rimwe na rimwe hari aho bijya bigapfapfana.
wikwakira umuntu kubera yabuze iyo ahungira, kubera yabuze ko nta, ariko ubona ko nta yindi solution afite, naze ari uko bya bintu agiyemo abikunze. Mpamvu uzajya usanga muri Muventura harimo bamwe bazajya bagenda banabavangira bitewe nuko baje nyina ari amabura kindi. Ngiye impamvu uvuze nimba ari ukuri, nge nta nubwo nanamwakira. Aya ugomba kumwakira kuko nubundi gahunda uba ufite niyo kureba uburyo ki rwose ukizera ukamwizera ute yuko ibyajemo se azabikunda, kaje atabikunze ahubwo aje ari uko ahunze. iyo niyo ntero nicyo kibazo. Ariko umenye ko ari na Wazalendo baza bagera muri Muventura tukumva ngo ejo basubiyeyo. Ni ukubera iki? Hari ukuntu bavuyeyo wenda bafatiwe ku rugamba bakabona nta kundi babigenza bakavuga ngo tuwemeye gufatanya namwe, nyamara atari uko babikunze ahubwo ari kugira ute, ari kugira ngo barebe ko bwacya kabiri. Ejo tukumva ngo basubiyeyo. Muventura ugomba no kugira ibitekerezaho, ese ko uyu muntu nubwo aje ari uko abikunze cyangwa aje ari amabura kindi. Hakunzi bacu mudukurikiye iki kintu muri kivuga hiki. Abakoroneli nibyo dukomeje kugenda twumva benshi bajya muri Muventura. Koko bayigiyemo bayikunze cyangwa nyamara hari abakunzi bacu bagiye babivuga bakavata nyaboneka abantu bajya muri M23 bavuye muri FARDC, mujye mureba ko nta byitso byaba birimo. Urumva? Mujye mukontra murebe ko baje ari uko bagiye gufasha M23 atari uko bagiye kugira ute. Ariko kugeza ubu nta urateza ibyago. Haro turumva se mu baje waba yarateje ibyago. Ashobora kuba atabiteza ariko ashobora kuzabiteza. Kinacyo ukigeho. Arega nabo ibyo ngibyo barabitekereza. Oya kugeza ubu ngubu washobora kuba yinjiyemo rose nk'umuntu winjemo wenda amazemo amezi 6. Ugira ngo urambye ngo aba yari yinjira muri system ya M23 100%. Abayirimo nibura nka 50%. Urumva? Ubwo rero kugira ngo nimba muri system yaba yirimo 50% biragoye kugira ngo ahita avuga ngo uye mu 23 imibereho yayo ni yingi yibayeho gutya kote febre yayo ni yingi kote foro yayo ni yingi dore buri kimwe ku kindi. Urumva? Ariko sije yazara mukamenyeye kote febre ya Muventura akamenya kote foro ya Muventura akamenya buri kimwe cyose ugira ngo byazarangira gutya. Muventura ugomba kureba kure. Nibyo kwakiriza imbaraga ni byiza, ariko se hanyuma yazo nta kindi gishobora kuba cyabakoma mu nkokora. Ikintu nacyo bagomba kukigaho. Nibyo rwose felicitation kuri uyu musirikare wa FARDC bajya muri M23. Dukomeje kugenda dushakisha amakuru ye, ariko icyo nshatse kuvuga nuko bakagombye kujya babikunze atari uko bari guhigwa. Shobora kumva nundi ngaje ari guhigwa kumva ngagiye guhungira muri Muventura, undi yajya guhigwa kumva ngagiye muri Muventura. Nose Muventura n'ubuhungiro. None se niki? Bw'abaturage bw'abasirikare se bw'abaturage. Uri umuturage wahungira iyo bari. Ugomba kubanza wanamenye utese uwo musirikare niki kimuteye kuba mu by'ukuri ahunga, niki kiri kumutera kuba yagira atya rwose agahunga. Nuko ari guhigwa na FARDC bitewe n'ibyo ari gukekwa. Kuki ataje mbere se nimba yikunda ngo aze mbere yavuga ati M23 ibintu byayo ndabyemera, umurongo urimo ni umurongo mwiza, reka nyijyemo hakibona, kanyijyemo ibintu bikimeze neza, akaza ruko ibintu byamaze kumana ibididane. Iki nacyo tukibazeho. Ubu ngubu ndatuje, sibyo? Ndi kurya wenda reka ntange nk'urugero. Wenda nka Kabunda aratuje, sibyo? Ameze neza ari kurya akaryama. Ejo ni FARDC cyangwa leta Kinshasa ni mwatsa w'umuriro ngo ngiye guhungira muri Muventura. Inkuru buriya niyo ivuga ngo iki? Umuvugizi ngo M23 ngo FARDC ngo FDLR ngo Muventura ngo yamurashe iryo mu mutwe. Iyo nkuru imaze igihe. Ntabwo nigeze nkobaza ngo mbese umuvugizi wa FDLR uramuzi ukambira ngo ntawe ukibuka. Aya ni sinakubwiye ko yitwa Cyangoma. Ni Cyangoma. Inkuru ntafite ubushakashatsi ntafite n'ibimenyetso rwose nge ntabwo nge nirirwa nyitinda rwose narayibonye, ariko nyishakira niba navuga ukuri kwayo ndakubura bituma nge nyihorera rwose. So ubwo rero twari tukiri muri ibi ngibi by'abasirikare bari kuva muri FARDC bajya muri M23, abandi bakava muri Wazalendo bajya muri M23, ariko tukibaza ngo ese kuva muri Wazalendo na FARDC kujya muri M23 ni byiza, ariko se nta zindi ngaruka bishobora kuzatera
ubwo basesenguzi dushobora kuzabifashisha kugira ngo rwose badufashe muri iyi ngingo kugira ngo rwose tube twareba ukuntu ibintu twabisasanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ubwo umusirikare tumuveho twikomereze mu zindi nkuru. tujye mu zindi nkuru ndabona n'amasaha arimo aragenda sirano. Masisiro rero ngo imibare ikomeje kugenda izamuka. Yabari kuva mu rugamba. Maze kuba 13. Hiyongeyeho abandi bagera muri 5. Rwose imibare kugenda izamuka. M23 birukanse kuri izi ziroko defense. Ngo barazitibika nabazigeze rushange. Barabati buriye M23 igidukanga nta gisirikare kibarimo. Urumva? Ariko ngo M23 baramanuza bave za Kagusa. Harya ngo ako gace kitwa ngo iki? Karongi. Nibo hamaze kugwa 13. Aba 13 babwa bita muri Nkuba. Karongi ntago M23 irayigeramo. Ngo hitwa Nkuba. Muri Nkuba. Hamwe na za rushange. Urumva? Ngo FARDC na Wazalendo batibitse kuri roko defense. Babona baziregeje imisozi bazigejeje muri Nkuba. Abaturiye M23 nta kiyirimo. Ngo ntihanyuze mu isaha. Bagiye kumva ngo bisasi riba riracuranga bibaza bari babandi barere kurwana nabo birabayobera. None gubugu bari gutatara bari kwirukanga. Ibinani babimarishije amaguru. M23 we. So ubwo rero iby'iyi nkuru turakomeza kugenda tubikurikirana ndumva n'amakuru ari kungira ngo abasirikare baturutse muri Nyamitabo. Bazamutse bageza aho biti Karambi aho bita mu Rutingita. Buturutse arazanya Kariba. Urabona yuturutse hano Nyamitaba ugira bita Kanoro wagira Kanoro kagera hara ku mashuri makuru Nyakariba ntumanuke ku paroisse ahubwo kajya aho bita Kaside. Kaside hara mbere bayitaga kuri École de Filles. Urumva wagera rwahita ufata agahanda akakujyana za Karambi werekera za Mashango ariko ntugeze amashango ahubwo ugahita uzamuka Karambi werekera rushangi muri bice imirwano iri kuberamo. Ubu rero ngo hari abasirikare ba M23 bageze hano mu Rutingita bazamutse bagiye kuzamuka no za rushangi bagiye kugira ute bagiye gutanga nabo ramforo icyo nzi cyo nuko rwose aya manywa rusibiyaho ruri buhurire ko biri kose M23 menyizi Wazalendo none barazigeze igasheberi. Umujinya bafite menya barazigeze igasheberi ko ndabona rwose ibintu byamaze guhindura isura. So reka tuvanga aha rero twinjira aha ngaha Kinshasa ya Mirambo cyangwa se ya mibiri ya yishwe igihe cyahariya igihe muri prison Makara abantu batorokaga uyu munsi ngo bari bushyingure. Uyu munsi ndakeka n'amavideo namaze kuyanaga muri groupe nabonye rwose imirambo bayipakiye mu mamodoka. Sinzi nimba amavideo nigeze kuyakwereka. Sinzi nimba nigeze kuyakwereka rwose. Aya niba ari muri groupe se burangiye si kuyabona ugira ngo biragoye. Imirambo rwose bagiye kwishyingura mu cyubahiro. Imirambo bagiye kwishyingura mu cyubahiro. Nyuma ariko rwose ariko hariya bari kugenda rwose ibintu batabyumvikana cyangwa se batabivugaho rumwe. Nyuma yuko Mayangaya se dengiye andi leta ya Kinshasa banibyo no kubeshya 130 ngahe 129 kombona bitoroshye. Urabona ukuntu amamodoka apakiye amasandugu. Ariko bura nkibi ari M23 bikoze bura byacura iki? Harya ni muri Nkuba ya Masisi niho bari ku muri Nkuba muri Masisi za Karongi. Niho bari kurwanira. Hino hakurya rushangi. Mbo nibyo nibazaga fighter. Kujya usanga hari nk'akantu gato akabaye
hano muri Goma wenda bakabishyiramo 23 nka Kinshasa ruvuga ngo M23 irahegeresi babihekeye kuri M23 urwo ni urucabana. none se ko iyo hari ikibaye M23 usanga induru zivuga kuki umuryango iharanira uburenganzira bwa muntu kuki ko ntacyo nigeze numva iri gutangaza ku bijyanye n'uru rupfu ngo bagire ibyo baza leta ya Kinshasa. Arega buriya impamvu baba batabiha agaciro cyane nuko n'ubundi ziba ari imfungwa se ntabwo zifite uburenganzira. Bavuze icyo bita droit de l'homme, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu. None se ntabwo ari abantu n'ahandi. None se hano muri Kongo kuzi ko n'abatari imfungwa nta bapfa bikarangira, none ahubwo byagera ku mfungwa bikagenda bite? Icyo nshatse kuvuga ngo iki, nta bantu bagiye gushyingura hariya muri Goma abari baguhara mu nkazira nkambi za Burengo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo yari kwandika ngo M23 ngo yisha abantu ngo yakoze massacre. None se ntiyavuze? Yaravuze. None hano ubwo itavuze. None se yavuga bigatanga iki? Harase ko yavuze aho byatanze iki? Ntacyo, ariko urumva aho yanavugaga nibura atari mu mfungwa. None baze mu mfungwa. Niyo baravuze ntibigire icyo bitanga hariya. Ubwo rero ntabwo bakiri umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu kuko ntabwo bari guharanira. Ubwo ni umuryango uharanira uburenganzira bw'inyamaswa n'uburenganzira. Ni umuryango uharanira inyungu zabo. Abehohoye. None buratu ngo nzajya mwita umuryango uharanira inyungu zawo rusange muri Kongo. Nuko nge byanzuye. Na hahandi byaterwa. None se urabwira ngo urguharanira uburenganzira bwa muntu abantu ibihumbi bagapfa ukicecekera no kugira ngo wamagane n'ubu bwicanye reka da no kugira ngo ugire reaction ukora nta kigenda, hanyuma ngo urguharanira uburenganzira bwandese uburenganzira bwande ngo nuko ari abafu rose imfungwa nta burenganzira zifite. Kuki umufungwa afungwa se akaba yemerewe kurya, akaba yemerewe gukorerwa buri kimwe cyose, akaba yemerewe kuvurwa, nimba adafite uburenganzira kuki abikorerwa? Aha njye nabivuze ahandi buba buhari, ariko hariya aho rwose ikigaragara wapi. Nyine njye nkibaza ngo kuki ahandi nose ntabwo wigeze wumva ibintu byabereye hara muri Rucuro ka gace kapfiremwe abantu za Gishishi. Hagumvisha ibyabereye muri Gishishi. FDL zagiye mu bantu zigatikagura bikitirwa M23. None se ntagumvishe societe civile ko yahagurutse droit de l'homme, uyu muryango nyine uharanira uburenganzira bwa muntu ugahaguruka byose bakabyikoreza M23. Kuki bavuze? Kuki hano FRDC yakoze ibi bintu kuki ntacyo bavuze? Ubwo rero namwe droit de l'homme nimba ari droit de l'homme ya nta kigenda. Human Rights Watch iyi droit de l'homme muri Kongo mbanyujije mu ijisho ndababonye ntimumbonye. muri umuryango uharanira inyungu zawo ndaharanira uburenganzira bwa muntu ngayo ngo imibiri rero ikaba igiye gushyingura mu cyubahiro uyu munsi iki gikorwa akaba ariho kirakorerwa rwose ahangaha muri Kinshasa. Bagiye kubashyingura ku cyumweru, ku munsi wo ku cyumweru. None ku cyumweru ntabwo bashyingura. Barashingura kandi se si byo bagiyemo. None se tuva ahangaha rero twigira ahangaha za Katanga ngo bimeze bite? Katanga mu gace bita Mula Likasi Mula ntabwo ari Likasi Mula Likasi Mula Likasi Likasi Mula kubicurikiranya. Aka gace ni agace kabarizwamo ikigo cya gisirikare gikomeye cyatangiye igihe uwo bita Laurent Desire Kabila yageraga ku butegetsi. Iki kigo rwose ngo benshi banahaboneye amapromotion y'amagrade igihe rwose uyu musaza nyakwigendera yajyaga ku butegetsi. Iki kigo rero kikaba cyarakomeje kubaho kugeza amagingo aya, ndetse kikaba gikomeje kugenda gitorezwamo abasirikare, ndetse kikaba cyavuyemo abasirikare
benshi cyane boherejwe ahangaha muri Kivu Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwo gukomeza kwitegura imirwano. Urumva ko rero rwose ahangaha ngo hakomeje kuvayo abasirikare benshi za Katanga muri iki kigo cyita Mula Likasi. Rwose abasirikare ngo bari kuza ari benshi kugira ngo baze nabo bari rwose barebe ko hari icyo bakora mu gihe abasanzwe bo rwose byakomeje kugenda binanira. Ubwo nabo bategurira amata y'ipapari bazabona uko bisiga hantu rugamba niro barutanye. Ubwo se bari kuza ariko nyine nukuza nabo bari gusyeta ibirenge ubona yuko batabyishimiye. Ya reka dusimbukira ngaha muri Beni na gace bita Mayuwano. Ari abantu basigaye batese ko muvuga ibintu ntimuvuge n'agace byabe ni Mayuwano. Muri Mayuwano. Ariko burana ibyo nyine ubugomba gutegura ikintu kanavuga naho byabereye. Uzivuga ngo muri Beni ngo hapfuye ngo ibiki vuga byabere mu kaye gace. Kuko hari abantu dukurikira bariyo cyangwa se bakomokayo. Akaba batese byabereye. Abakenera urumva umuntu nk'uwo. Abakeneye kumenya icyitwa idonido. Abakeneye kumenya icyo bita idonido. Aha mu gace bita Mayuwano abasirikare ba UPDF ndetse na FRDC bakahakore operation yo guhiga abasirikare ba ADF. Ni uyu munsi tariki 8 z'ukwezi rwose kwa 9 umwaka wa 2024 aho abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igikundi cy'insoresore zibumbiye hamwe ziswe Wazalendo. Niko hano mbona byanditse mu Gifaransa nuko ndi kugerekereza mu Kinyarwanda. Babyukiye rwose mu guhashya bose hamwe bibumbiye hamwe mu guhashya inyeshyamba za ADF ndetse no kuzirukaho. Aha muri lokalite ya Mayuwano ni hafi y'umuhanda rwose la route nationale, umuhanda rwose munini wa nimero 44 entre hagati ya Beni na Mambasa, hagati ya territoire ya Beni na Mambasa. Uyu muhanda niho unyuze. Iyi mirwano, iyi operation ikaba yari hagarariwe no bita Colonel Trino, commandant de force supérieure. Urumva akarukuri iyi operation yakozwe muri iki gitondo ariko itangire nijoro, yatangiye amasazi oya ndabona banyanditse ngo yatangiye hagati ya saa 10 na saa 12, hagati ya saa 11 na saa 12 ngo niho rwose ibintu bya hari ibintu byari byabaye shambarde. Ubwo rero ngo ndetse bakaba batesheje izi ADF imifuka y'amakakao myinshi cyane y'abaturage bari baragiye basoroma. Amakakao banza ari imari shyushye. Hari akakao ni imari bishyushye cyane. Harya ngavamo ngo ni ngavamo imyenda. Avamwe amapamba. Hari uruganda bura ruhita ruyigura. Hari habaye ingana. Oya abaturage bayirabigurisha bakajya hari amasoko abigurisha. Hari aho bijya kwigurisha mu masoko no hari ababishinzwe kubijyana mu nganda zibitunganya. Ko numva bitoroshye. Aha rero aha bari kutubwira aka gace ka Mayuwano ngo na gace harimo umuhanda uri hagati ya territoire ya Mambasa. Territoire ya Mambasa ibarirwa mu ntara ya Ituri. Urumva? Ariko ikabiri hafi ya territoire ya Ituri. Iyi territoire ya Ituri ikabibarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ayo nguko. Ubu rero rwose UPDF ndetse na FRDC kakomeje guhiga bukware zinyeshyamba. Ndabona bicaje n'abaturage bahangaha za Mayuwano babyati mutuze twaje ubundi tuhigize inyeshyamba zigize akara hakajyahe.
ngayo nguko reka dushimire cyane abantu babanye natwe Siramako dukomeze kubifuriza kuryoherwa na weekend turagaruka amasaha y'umugoroba. Yes, turagaruka amasaha y'umugoroba tubagezaho idorido ndetse n'ibikomeje kugenda bera muri mirwano. Rwose ngiye kubakurikiranira, rwose ngiye kuba nibereye rwose hariya kuri field ngenda mbibakurikiranira kugira ngo turebe uko byifashe. Idonido ndaza kwibahereza. Akoze cyane. Akoze cyane fight. Asante, ciao.